Ngiye nkurikije n'ibibazo mushiki wanjye yaba yaragize cyangwa se kamvuge Vava ndi musaza we. Vava aricara agatitira ntari kurya ntari kunywa yaramaze nk'amezi 4 arira yicara akigunga akarira. kubera iki? Kubera inkoni za yamano yirirwaga mukubita. Yabaye nk'umusazi. Vava yabaye nk'umusazi kubera gutekereza ibyo yakorewe. Yicwe inabi. Yego. Yapfuye ahagaze. Yicwe yamwisha urubozo. Mushiki wawe ibi byose byabayeho. Ni ikihe kintu muri kano kanya wumva wakorera yamano ukurikije ibintu yaba yarakoze kuri mushiki wawe? Slim Jesus. Yes, reka mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze bifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi nasohokeye muri Nyakso Hub nkubitanye n'uyu musore kabisa. Ako ukora muri Nyakso Hub? Oya naga ari mu nabwo ndi umukiriya wabo. Rero umukiriya wabo? Cyane. Waruje kurya agaceri? Anje kwirira agaceri dore ko ngafite umuceri uri kubica bigacika. Umuceri we ni uri kugukura ahantu buri gihe. Cyumva. Ibyaho byose ni ibiziranenge gusa. Yego. Service zawo nyeze zimeze gute? Nta kibazo ariko bongeremo utundi dukobwa tumeze neza. Kuri wayikenera abakobwa gusa. Byo kuzana agakobwa kamwe ngo niko keza kakabyica hoya. Wakenera abakobwa benshi cyane. Cyane. Yego. So ubwo urumva turi gutangira abantu mushaka gusohoka ni kwa Nyakso Hub. Nyakso Hub niho turimo turarira muri iyi minsi. Umuceri wawe urabona ko akabiri kanje katangiye kuza. Dukorera hano Inyamirambo, hano no bita kubibati kubibati hafi kuri kaburimbo neza cyane. So umeze gute Jado? Meze neza ndashima Imana. Atuburanye ubushize nigeze kubona urimo urasaba imbabazi. Sinzi abantu wari wayobeje wakoze ikiganiro ni kwifungwa ry'uwitwa Eric Semuhungu. Yego. Urangije urazuza nibihuha byinshi cyane. Oya ni kwifungwa rya buri kantu. Ibyaba buri kantu. Yego. Uvuga ibintu bitabayeho cyane. Uyu munsi nanone ubwo ugiye kutubeshya. Oya nago nyibeshya kuko nabonye ko kubeshya nta cyiza cyane. Asabira abantu bamazemo igihe ntabwo yibutse gusabira imbabazi abantu uyu munsi. Wavuze uti? Navuze ngo yamano. Yego. Ntabwo yigiriye inama yo gusabira imbabazi abantu bamazemo amezi 5. Yego. Uyu munsi yakabaye yarabikoze bamazemo nk'ukwezi kumwe amaze kubona ko inkuru ye imaze kuba kimamo cyangwa se imaze gucururuka cyane ko yari dekare avuga ko hari amashusho yari hanze twarabibonye byose si ngombwa kubisubiramo. Yego. Si ku gatanu byabaye avuga ko asaba imbabazi ngo yandikiye na RIB asaba imbabazi abwira ko ba jihad bafungurwa. Yego. Tekereza kakana kube atakoze ibyo bintu icyo gihe uyu mu mezi 5 ashize bafunzwe agatekereza kuba yasabira imbabazi abo bafunzwe uyu munsi. Ese yibwiraga ko aho abandi bari watahagera? Ni kibazo. So umuntu no muntu satekereza aratekereza none kamezi 5 yaramaze gushira. Yego. Nawe utekereza umuntu w'umuroko buraryana turabizi. Yakabaye yabasabye imbabazi kera igihe bahuriraga ku nkiko ku rukiko bagiye gukuburana yari kuzagacingo n'izamba kuko nabonago batuje mu kumusaba imbabazi. None uyu munsi nawe arimo arafunze. Ntago ndi kumuseka bajya bavuga ngo umugabo ngaseka imbohe. Yego. Ariko bajya bavuga ngo ibyinshi umuntu aba atarakoze cyangwa se bibi umuntu akora hagiye ibimubaho byose ari wo byikururira. Yego. Bitewe nuko yego ari amashusho twabonye. Yego. Niwe wayifataga na madamu we kandi bari biyizeye. Bitewe nuko yego ibi byose byagiye kuba ukurwana ngo buriya nguzi ko Vava yaturagarira yaramaze nk'amezi 4 arira yicara akigunga akarira. Kubera iki? Kubera inkoni za yamano yirirwaga mukubita. Nuko ngifungwa rya yamano uyu munsi wano ngiye ukuntu ndi kubyumva. Yego. Reka Vava nawe aruhukeho. Reka Vava nawe agira umutima utuje arye anywe yumve ko atuje. Yego. Kuko yamuhozaga no ku nkeke. Wibuke ko uyu mugore niwe wa mbere nabonye uzi kwihanganira ibigeragezo byose bibaho bishoboka. Yego se? Nukuri. Niwe muntu nabonye ushobora kwihanganira ikibi cyose. Yego. Ako reba igihe bamaranye
ureba na biriya bintu igihe byabereye Yego. ari undi mugore ntiyakabaye yaramucitse akigendera bitewe na depression. yego none ya mpano Yego. aho kugira ngo bahangane n'icyo kigeragezo wenda bahuye nacyo aragerageza no kumukubita no gushaka kumugonga ngo amwice. biteye ubwoba Eh? biteye ubwoba cyane. biteye ubwoba. uyu munsi wa none Yego. nibacukumbura bakicaza Vava ubu tuvugana ubu yabaye nk'umusazi Vava yabaye nk'umusazi. kubera gutekereza ibyo yakorewe. yicwe nabi, yego yapfuye ahagaze, yicwe yamwishe urubozo. yamwishe urubozo. Vava uyu munsi wa none njyewe mvugana n'abagore bose bajye bihanganira abagabo babo, yego kuko twe tuyiziho ingeso zigiye zitandukanye. yego uyu munsi Vava aricara agatitira, ntari kurya ntari kunywa. kubera iki? kubera ya mpano ngo yajya agataka muhata n'imigeri yo mu nda, kandi Vava ngo afite inda y'amezi 5 disi aratwite. uko byagendaga kose yajyaga ya mpano tumuzi nk'umuntu ujya kuririmba mu tubari, ya mpano tumuzi nk'umuntu unywa inzoga. urumva sindi buvuga itabe kuko sinamufashe, ariko right now ibirego uyu ya mpano bari buze kumugenzaho, yego babanze banamupima bareka ari muzima. ko ari muzima nta kibazo afite mu mutwe. ashobora kuba yakoresha ibiyobyabwenge byinshi bikaba yaranamurenze. urumva yego sindi kumuharabika, sindi kumubeshyera, sindi kugira ngo ahamemo, ariko uziko bariya abana ba Pazo, yego ba Pazo mane bafunzwe harimo n'abarenganaga. yego uribuka ukuntu yashinjaga avuga ko video n'uwari ufite email ye ari Pazo mane si yabaye umwere. Nose leta yacu iratoranya ntabwo itoranya. So nibaze rero aka kanya nk'uyu mudamu ni Vava, uyu nguyu Vava ari mushiki wawe, uwo nguwo Vava akaba ari mushiki wawe, uyu mugore wa Yampano. yego byabayeho bino byose, yego akaza kuba ari mushiki wawe, ibi byose byabayeho. ni ikihe kintu muri kano kanya wumva ari wowe wumva wakorera Yampano ukurikije ibintu yaba yarakoze kuri mushiki wawe? njye nkurikije n'ibibazo mushiki wanjye yaba yaragize, cyangwa se kamvuge Vava ndi musaza we. yego nkurikije uburyo Vava yatatse, yego akajya kwa Pastor Kim bakamusengera atanga ibyifuzo, avuga ati reka musengere umugabo wanjye akizwe, byaranze. muri kubona ibyegezo twahuye nabyo narihanganye, ndihangana mwizirikaho. nta namwe nigeze nkatira ngo wenda mbe namuca inyuma nagira iki. yego nkurikije ibirego byinshi cyane Vava no kuba afite intimba na depression nyinshi zihagije, njye nshize mu bwenge bwanjye nka musaza we. najye nkamusaba imyaka 5 bakamuhamizamo akazava amaze kwitekerezaho, kamune niyo atwite. uwo mwana nakwemera nkazamwirerera. umwana wakemera ukamwirira, ariko nagumye kuba yagira yabateza ibibazo. erega yazava akanamupfira mu biganza. none se umuntu ukubita umugore utwite, umuntu ukora ibintu bibi nk'ebiri, ntago byari maze kumurenga. nukuri Vava waruze ngo Vava nakubwiye ngo Vava akunda Yampano kubera ko nekeje igihe bazirengutaraniye akihangana muri ibyo bigeragezo byose, yakaba yaragiye kumurega kera, ahubwo yaratinze. yego ariko ngo yakuyemo inda zigera muri 3 mu mwaka umwe. ibyo biravugwanye na nyirubwite Yampano, urumva biravugwa na nyirubwite. ariko right now uyu munsi tuvugana Yampano ahari ni uzi ukuri, uko ni ukutanga amakuru y'ibihuha kubera kazwe. urumva uko ni ugutanga amakuru yo kugira ngo we yirenganure aturyarya, kandi amakuru yose tuba tuyafite. yego nuko ngo bira byose nuko uvuze ngo ari ukuba no kubaryarya, ni ukutubeshyabeshya, ni ukudusikaminga kugira ngo twumve ko we ari mukuri. ariko wagize agahinda ukimara kubona ibyo Yampano ari kuvuga iby'umugore yamukoreye? njye nagize agahinda, njya muri toilette manama amasaha 9 nicayemo bro. ukimara kumva ibyo Yampano yakorewe n'umugore wese cyangwa ibyo nkimara kumva ibyo Yampano ari kubeshyabeshya abantu, kandi wumva Yampano umugore we yaramwibye, bigaragazira he katagiye kumurega?
yaramwibye yibutse gutanga ibirego uyu munsi kuki atagiye kumurega ngo bahamagaze Vava aze yitabe harwo yagiye hanze y'igihugu ntago yahunze kubiki atitabye kuri ribu kuki atagiye kuri ribu gutanga ikirego ibi byose ari kuvuga y'amano n'amata kiyangoyi nuko ngo uyu Vava ngo yibye yasahuye inzu ubwo niko mubwo buryo y'amano yarabivuzemo ngo yaragiye ngo yumva ngo abaturanyi kumubaza ngo ariko wimutse none se ibyo bintu bibaho ku buryo niyo umugore wawe mwaba mubana niyo mwaba mufitanye abana 10 ashobora gukora ikosa cyangwa se ashobora kugutwara ibintu byose ntutange ikirego icyo kirego y'amano yagitanze muri ribu ntabwo yagitanze none mba taragitanze amakosa nayana ariko yakoze video yerekana ko inzu ye nta kintu na kimwe gisigayemo wena niwe wabyimwe bikuramo wena niwe wabivanyemo afata mu byumba bitabamo ibintu kuko haba nituhazi ashaka kugira ngo adutuburire tubeshe naho Vava kuba yaramwibye reka tuvuge ko ari byo yego none se kuki atatanze ikirego ikibazo icyo kirego cyakabaye kirimo uyu munsi wa none akaba ari kwiregura avuga ko icyo yashwaniye na Vava ari uko yibwe muri ribu birimo tubizi none se nimba nta kirego kirimo cy'uko yibwe akabibona akajya ngo akicecekera uwibye arimo abeshyira ko yamwibye akaba yahindukiye akajya kumurega wigeze uvugana n'umugore wa y'amano umugore wa y'amano twaravuganye yego yakubwiye ngo iki umugore wa y'amano twaravuganye arambwira ngo ende Vava arambwira ngo njyewe singiye kuzapfa mpagaze nishwe nabi nishwe yicarubozo nanze kuvuga narabicecetse nanga kuvuga ariko right now uyu munsi wa none reka mfata umwanzuro nje gutanga ikirego kuri ribu bitewe nuko umugabo wanje y'amano yirirwa nkubita buri ko atashara nkubita kandi ikindi mfite inda y'amezi 5 umuntu udatinya ko mfite inda y'amezi 5 akampuragura akankubita akampoza ku nkeke uwo muntu sinazava nkaho nkumupfira mu maso kumva na y'amano yashinjaga Prophet Kim kuba yasambanyiriza umugore we online ibyo bintu nabyumvishijeho kuko Vava ni umuntu ukunda gusenga ni umuntu ukunda kujya ku live cyane kwa Pastor Kim pe yajyaga haza bakamusengera akatura ariko mu byo yafitangagamo icyifuzo ntihaburagamo umugabo we havuga ati umugabo wanjye rwose mu musengere ave ku nzoga ave mu bintu by'irari dore ngiye kuzapfa nabi andaza nabi sinsinzira ndaranicaye ibintu byinshi cyane ubuhanuzi Pastor Kim amuhanuriye warabwumvishe ntago mbuzi wabumbwira oya hari ubuhanuzi ni video yasohotse Pastor Kim ari guhanurira y'amano nako uyu mugore avuga ati mbonye uri gukubitwa mbonye ngo ndeka mbikwereke ko turi sana turebe ukaburyana ukabyutswa ukubitwa imigeri n'ukuri sinzi uwagukubitaga n'ukuri pe n'ukuri urananiwe pe urananiwe n'ukuri urananiwe pe urananiwe rira birangire urananiwe pe urananiwe data kingu y'ubuzima ko y'amana ari mubi aba yagiye imbere y'abantu sibinakubwiraga kaba yagiye imbere ya kamera akaza akatubeshabeshya akigira umwana mwiza akigira indyarya akikunja kugira ngo tubone ko ari muzima ibi bintu nuze uyu Pastor Kim yamubwiraga nanjye uyu munsi nabisubiramo kubera ko njyewe sindi umuhanuzi aya n'amakuru y'umubiri njye mfite yo nifatiye njyewe ubwanjye uyu y'amano ntigeze ahagahenje umugore we kuba umugore we yafashe umwanzuro wo kuba yamwimura niyo yaba yanamwimuye nanabishimira Imana kubera ko nta nikiza cya y'amano turamuzi twese urumva ko yarishinganishije akaba umwere muri biriya byose by'amavideo n'iki uyu mugore we akihangana bagakomezanya ubuzima akamwizirikaho bro cyane n'ikigeragezo
umuntu ashobora kugwamo Yego. ari umuntu utihangana akarwara toroma akaba yanakwandura amashashi mu muhanda yego ariko uyu munsi wa none ngewe vava ngenda ndanamukuriye ingofero kubera ko yafashe umwanzuro mwiza yego aho kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzasange vava ya mpano yamuzirikiye mu nzu yamukubise yego cyangwa yamumanitse yego urumva umwanzuro mwiza bajya bavuga ngo uhishira igisambo Yego. kikakumaraho ibiki abana sawa rero nimba uyu munsi wa none ya mpano yarataga kahoza ku nkeke umugore we vava akifata akihangana agaceceka akandaga gutanga ikirego yego buri munsi umwaka ukaba warushize vava yarananutse nta kabiri agishyiraho ko bafashe umwanzuro wo kujya kumurega yego ni ukugira ngo yiheshe amahoro yego ni ukugira ngo aruhuke inkoni yego uyu yamano ku ruhande rwanjye ngewe reka njye mufatire umwanzuro yego niba mubikemo imyaka 5 azavamo azi neza icyitwa umugore icyo ari cyo yego tujye twubaha igitsina gore umugore abagore baratubyara yego iyo ugira ngo kigira kara kajya he umugore ukamwica nawe ukagira iki ujye umenya ko ejo n'ejo bundi uzamukenera twiganire ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda tuzaganira ubutaha ari ku masaha ya kare gahunda zo muri Nyagiso Hub zirakomeje tugende tujye kureba agaciro ukuntu tujye kureba agaciro n'agakoko n'agafi kandi ikindi abantu muje hano kuri Koko OGTV show ngira ngo abari kureba biri kugaragara yego bajye kuri Koko OGTV show hariho filime zimeze neza harimo mva intare y'ingore n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye ba sinema hano mu Rwanda ba Aisha Nkindi bose barimo bajye kuri Koko OGTV show bakore subscribe na comment Imana ibahereza umugisha sawa wakoze cyane.